Ok. Laisse-moi les trois. umuntu wambaye kuriya mbonye mu muryango wacu ni bwa mbere mbibona ku bakobwa bako none se ambutiyaje se Ambu. Inanusha. Itabyasha. Cyangwa Sishabu wewe amakuru ya. Amakuru ni meza pa. Amakuru ni meza. Ize neza urukumbe. Cyane. Ese mwana wewe. Kubitaza muganire n'abakobwa wawe ubona nisaziye ngo ubugira ngo tuzaganire ryari kwa mwana. Rega pa urumva? Nari ndimo nitegura nagiraga ngo buriya abizi urubyiruko rw'iki gihe iyo dusoje amasomo tujya mu bijyanye no kureba uburyo twakwiteza imbere business runaka gushaka akazi ya bitewe n'uko hari kampani imaze gushinga yitwa CTA ya nanjye niyo mpamvu nahisemo kuvuga ngo kambe nareba uburyo nshaka umufasha ubungubu ni nawe twari turimo tuvugana kuri telefone arimo nitegura mvugana nawe kuri telefone nanjye kujya kumufata hano ku Gisimenti hano ku Gishushu ubwo ngubwo nagiraga nyine nze mbereke nanjye wo ejo bundi uzitwa mama w'abana banjye ja ubwo rero uko byari bimeze nagiraga ngo ndebe ukuntu najya kuzana fiance wanjye hanyuma nkamukwereka nifuzaga nyine kumwereka umuryango yego hano kandi wowe utajya kumva ibintu by'abantu b'abagabo bagera nimufata nk'umuntu ukiri umwana ariko oya papa nta mwana ruse umwana iyo soje kwiga ukaba ufite akazi ya utangira kwiporogaramu ukareba uburyo nawe wakagura umuryango nta bindi bintu tuba duharanira ya nanjye nyine hari igihe nicara abana nyine umuntu najya naha basi n'umwana akanampamagara papa nkataha nanjye nahana umugati nibyo ibintu bimaze kugeraho ubundi ufite umufasha mwiza aragufasha urabura neza mama wawe urajya ukora ibintu byinshi cyane yafashije akora ibintu byinshi cyane yafashije buriya sawa niyo mpamvu urabura nawe mukunda ko mama wawe mama sizi ukuntu buriya mama ngewe mbonye urukundo afite ubu binekereza kwibaza nyine bituma nibaza akiri umukobwa mbere ko mujya guhura n'ibimeze ikibazo mbajije ushaka umwana wawe buriya ari umukobwa mwiza muri karitsiye ari umuririmbyi uririmba muri ADEPR mama yari umudiyakoni uririmbye yarimbaga kuri sheri Kicukiro muri ADEPR nawe nagiyeyo ngiye gusenga maze gusembana mama aravuga ati yes bya bindi Imana ijya ivuga buriya shaho ushobora kuba nagiye njye gusenga nimba ngiye gusenga gusa nta bindi ariko mwera mama wawe ndavuga ati yes itamona ko ari bya bindi Imana iba yarakugiriye avuga ati zaguha umufasha umukuye aha n'aha ariko yes okay mama kabisa nawe yarumva uyu niyo mpamvu nanjye ngomba gutera ikirenge mu cyawe pa nanjye nkashaka basi umufasha ubona ko yubaha Imana yumva Imana kabisa ukabona ko ejo azavamo umugore ubereye urugo uzabasha kwita ku bana banjye ndabishimye cyane ariko ndabishimye umva iyo nkuru ni nziza pe amagaranye ku bitubwira kamubwira mwana wanjye yakuze
nanjye yakuze Ma, wira. sheri umuhungu wawe ari muri ari kumbwira mbwira ndi kumwe na mama wawe tubyumve mu abana banjye umuhungu wawe ari muri ari kumbwira ariko nagira ngo ahite ubwire twese turi kumwe turi kumutubwira zana agatebe utera ahangaha ashaje ntatubwire hari inkuru afite nziza nakubwira nawe wumve Mama, ukuntu bimeze usanga nari ndimo mbwira papa ibyo nari ngiye kujya kuzana fiyanse bamwereka. Ya, ufite fiyanse? mama rega n'ibisanzwe kuko buriya umuntu asoje kwiga akabona akazi nta kiba gisigaye ni ukureba uburyo nawe yakubaka umuryango nkagira nkanabava mu maso buriya rega nanjye ntakwishima ngiye mbasha kubona murimo muransura nanjye nza kubereka umuryango famiye nungutse ya nkajya naha mvuye mu kazi nkagera mu rugo n'umwana akanyita papa ibyo bintu nabyo byanshimisha so ni igitekerezo rero nari nagize ibyo nari ndimo nganirizaho papa n'ubu ngubu arimo arampamagara ko ngiye kujya kumufata muzanye hano nonaha ubu tuvugana uri ugiye kumuzana? ya kano kanya ko ntacyo nakuguruza. oya mama reka wangira inama nkagendera no ku bitekerezo byawe rero se umwana akuze abakuze umwana w'umuhungu wawe nguyu mwamwaganiriye byinshi kundenza ariko nanjye nka mama wawe umwana wamuzana ukamutwereka niba ari impanuro nkuha nkazaziguha nanamubonye rwose ntugire ikibazo pe ni umwana mwiza afite imico myiza arasenga yubaha Imana kandi yubaha buri umwe ya ni we nabonye ugomba kumviramo mama w'abana banjye ejo hazaza. nta kibazo rwose bihaye umugisha ntabwo. Okay, akoze kumva icyifuzo cyanjye reka nsimbuke muzane nizere ko nari busange mwagiye mutanu ngoramugana ndabangiye kandi ngire mu kazana. Okay, reka nsimbuke noneho ngire njye kumuzana hanyuma kugira ngo namwe mumubone ya tunabihumugisha. Yego sha nibyo nibyo musozi ndaje yego buriya yakuze bureka buriya imyaka agezemo no kuba umuntu w'umugabo ko mwahereye kare se muganira mukazamara kuvuga ko ari uwaha hafi namubaye ko umukazana wari hafi ariko buriya umuhungu wacu reka buriya imfura yanjye buriya ugomba kwitegura ugomba kugendera mu nzira nk'izo nanyuzemo. aha ndabibara mbibonye nta kibazo kirimo n'ibyo agomba kumuzana tukamureba ariko ndizera ko umuhungu wanjye buriya kuko nawe ni umuntu ukijijwe agomba kuzana umwana mwiza. niba atari muri uyu mudugudu wa Kire oya turabibona turamubona namuzana. reka mfate iby'iburyo nk'umubyeyi ahubwo ikintu cyiza buriya ntabwo nahamagara Karemamanzi nkareba yuko yazanga akampitira ngo mukazana kare ko yaba umukazana nanjye nahamagara Angelique buriya ni umuturanyi wanjye mwiza akaza kumfasha gushima ahubwo muhamagare nawe muhamagare Karemamanzi ubundi turebe. ntabwo namwemera reka mubwire n'inshuti yanjye muhamagare ahubwo ugiye ahubwo wasanga bya bindi by'abanyakigali wasanga ageze ahangaha. ubwoba mana niba turava mu modoka bafite ubwose baranyemera mu rugo
uri kumbeshya pe Nkubeshye se? ukuntu papa namubonye mu mafoto. Wiriwe kare mama, wiriwe neza. Amakuru yawe si yo ngiyo hirya aho ngaho. Niba ari meza, abana bameze neza, baragiye ku ishuri, ni byiza, ni ukuri. Ariko rero ntabwo ujya uza kudusura, uzaze udusure. Ahubwo wa muhungu wanjye wa wundi w'imfura mu gitondo twaganira, arambwira ngo agiye kuzanira umukazana. Ntiwaza kuza ukadushimira ra, ukareba wenda umuntu tugiye gushyira mu muryango wacu niba Karema maze ni ukuri mbabariye Karema, urumva waza kuza kabisa ukaza ukandebera. Kabisa waza ukandebera. Ariko ukanashimira rese ko uriya muhungu wanjye yambwiye ngo arashaka ngo papa mudogo we ngo niwe uhari. Simbuka ufata ku kagare ubundi ukanyonga ubundi wize. Sha baby, twagira. Ape makagenda. Baby, uko makagenda numva narushye. Isa no mu rugo. Hano no mu rugo yine. Shana bwiza tanze amahoro. Mwana we. Twabonye. Shana habonye. Nakivuje ko tuzadufite urugo mu ngoro. Yego. Yego. Shana maze yiri kumutekereza. Yego se. Shambo numva ari ibintu bizaba ari ibirori. Bizari ibintu byiza, oh my god, tukabyara utwana we twatujyana tujya kumeza ku mazi. Yego se. Ako nyine biragoye. Biragoye. Nyine konsumatio y'amafaranga iki ibintu nk'ibyo ngibyo, kubona uburyo umuntu amafaranga. Baby, ibyo ni ibintu ariko bihigwa, ni ibintu umuntu ashaka akabona. Ntabwo ari ibintu twajyaho ngo dutere. Ndabyumva kubishakisha, ariko se nese ufite akazi? ndagafite. Nese singafite. Ibintu tuzabigeraho. Nese dukundana. Nyine ndabyumva, gukundana turakundana, ariko nese kuki uncinegeye mu bintu. ntabwo ari ukuguca intege, ntabwo ari ukuguca intege. We byumve ko biba bigoye. Hari ikintu uzi cyoroshye se? Nta kintu cyoroshye. None wambuje kuzana imodoka yanjye, tuzana iyawe, uranyura. Nyagucyura kandi witwara, nushaka kwitwara ugende irazi wawe. Ese ufite n'iziki? Bibi wanyumva ariko. Nende ukubwira ko bwamenye wowe muhungu uragiye mbigenze. Okay. Kasi ubundi twarana. Thank you. Ngango natugere sibyo? Akazi. Ire. Ndagukunda. Ngango natugere sibyo? Isi yabazi ikizira mu muryango wacu ku buryo yapfa kurabura abakobwa bose abonye. Oya, uriya muhungu wanjye nawe ntabwo yakora iryo kosa, ariko reka nta kibazo. Reka muzane pe. Aho simbona ari wasanga aribo bari bumva mbonye bari gukingura ku marembo. Nkaba baraje. Mambu. Ngwino babashyitsi bawe baje. Arese muhungu wacu. Tuzane mukazana. Umuhungu wawe yaje. Ndabona ari bize y'iki gihe. Cyabaye. Bize y'iki gihe. Ambu. Karame papa. Ndishaka. Ni byiza umukazana no wari wambwiye ugiye kunzanira. Niyo nguyu nahisemo papa. Ni byiza. Uyu mukobwa se nuwo kwande nuwahe? Papa, uyu mukobwa aturuka aho bita za Nyagatare. Urabona ko ari umwana wanyweye amata. Kandi ikindi uyu niwe nahisemo. Akaba ari nawe nifuza ejo uzaba mama w'abana banjye. Ese mwana Karame. hanya ngo nuwe Nyagatare wa mwari. Yego.
ese mako ubwo ubasha gucunda uzi gucunda nzi gucunda ese ngo wacunda amata wambaye kumwe urubyiruko rw'ikigira n'umusohoza mu kazana kazana mwatuzaniye mbibonye gutyo ni inkumi abanyagatare umuntu wambaye kuriya mbonye ni umuryango w'iwacu ni bwa mbere mbibonye ku bakobwa bako none se ambutiyaje se kugira ngo ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ibyo bintu ambutiyaje ko namwizeraga mbona ari umusore usobanutse wareba kuvuga ati